uwamaze kumenya ko Imana ikora ni uhagarara ahagaze akavuga ati mpagaze hano mutegereje nk'Imana, mutegereje nk'umubyeyi. Hari ibihamya ibyo wakoze birampamiriza ko nibisigaye uzabikora. Umuhanuzi yavuga, umuhanuzi atavuga, ntakwerekwa, ntarota. Ibyo wakoze ku buzima bwanjye ni ikimenyetso. Ku musaraba niyo bendera. Hari umunsi Uwiteka azaza muri iki gihugu, kandi naza agasanga wasohotse, uzapfa. Utariho ikimenyetso cy'amaraso y'intama, utariho ikimenyetso cy'amaraso y'umwana w'intama w'Imana, azapfa, azarimbuka, azatsembwaho. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo ubugingo butabonye Imana buzapfa. Avuga ati ndabizi hari umunsi bazagaruka, hari umunsi Uwiteka azaza muri iki gihugu, hari umunsi Uwiteka agiye kwinjira muri iyi nzu yanjye, hari umunsi Uwiteka agiye kurengeraho mu rugo rwanjye, kuko nta magambo akomeye yaravuze ngo azantungana n'urugo rwanjye, ngo bazamboneraho umugisha, hanyuma nanjye ndakomeza imirimo yanjye. Nuko mukora imirimo yanyu, nzajya mbafasha mu mibabaro. N'inzira zose bizacamo, ariko hari ubwo utazi umunsi n'isaha. Kenshi iyo twigaga amagambo, kenshi iyo batwigisha guhera mu ishuri ry'abana, batubwiraga ko nejo Yesu yagaruka. Ntabwo tuzi umunsi n'isaha azazira, kandi naho atazi uyu munsi, Petero yasobanukiwe impamvu, aravuga ngo n'urupfu rwagutungura. Niba n'urupfu rwagutungura, n'impanda ushobora kutayumva, amatwi yawe atayumva, ariko uyu munsi n'urupfu rwagutungura. Ntuzi umunsi n'isaha. Ndashaka nkumvisha amagambo akomeye. Niba uriho ikimenyetso cy'amaraso, niba uriho ikimenyetso gikomeye, niba uriho ikimenyetso cy'umwana w'intama, utegereze, kandi aho urindiriye aho niho azagusanga. Ntuzi umunsi n'isaha. Ejo bundi twagusezera, tukaririmba ngo aheza mu ijuru tuzahurirayo bagenzi, hanyuma tukagusezera ukagenda amahoro. Ntuwasebeye ngo n'Imana izagutabarira. Impamvu ni iyihe? Nuko bakubonaga batakubonamo icyerekezo, batakubonamo ubuzima, batakubonamo umugabo, batakubonamo umuntu. Uyu munsi niwe wakwiye kukubonamo umugabo, niwe wakwiye kubonamo umuntu. Disi runaka avuyemo umuntu. Muramwibuka? Ni runaka. Disi yabaye umugabo, yarabyibushye, twabonaga nta buzima, twabonaga atavamo umuntu, ariko uyu munsi niwe muntu. Dushimye Imana ko hari umubyeyi w'imbabazi, dushimye Imana ko yongeye kutwongera umunsi, ndetse yatwongeye amasaha. Ni iby'agaciro gakomeye kuba turiho n'ubuntu bwayo n'imbabazi zayo. Dushimye Imana ko tubonye iki gicamunsi, dushimye Imana ko tubonye iki gitondo, dushimye Imana ko twongeye kubona uyu mugoroba. Imana Data, umubyeyi w'imbabazi, ihabwe icyubahiro. Ndabasuhuje mwese abadukurikiye muri uyu mwanya ho muri hirya no hino ku isi. Imana ibaho umugisha. Abari mu bihugu bya Amerika cyangwa se muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tubasaba umugisha w'Imana. Mwe mwemera kureba video zacu, Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagirire neza. Abari mu bihugu bya Aziya, Imana ibagirire neza, Imana ibaho umugisha. Abari mu bihugu bya Europe, Iburayi, namwe Imana ibaho umugisha. Abari muri Australia mudukurikira, Imana ibaho umugisha. Hanyuma bari hano iwacu muri Afrika, namwe Imana ibaho umugisha. Mwese abo tubana bumva ururimi rw'Ikinyarwanda, Imana ibahe umugisha. Nge Ndikuzo Emmy, ngire umugisha wo kubana namwe muri aya masaha. Imana ishize amagambo menshi akomeye yabasha kugirira umumaro ubugingo bwawe, anyuze muri nge. Mbaye igikoresho cy'Imana muri uyu mwanya. Unyemerere kugira ngo uyu mwanya utarambiranye tuze gusangira amagambo y'Imana ari mu mutima wanjye, kandi aturutse mu gitabo cyangwa se ibyanditswe byera, kuko umukristo wese agomba kugira ikimuranga. Ijambo ry'Imana dusoma muri iki gitabo ni nka kataloge y'umukristo, kugira ngo ubashe gusoma ibindorerwamo ureberamo umukristo, cyangwa se ureberamo ubukristo bw'umukristo muri kumwe muri uyu mwanya. Munyemerere tubanze dufate umwanya dusenge, dushime Imana, hanyuma tuze gusoma amagambo y'Imana ari muri iki gitabo, tuze kuyaganira mu minota mike, hanyuma
tuze gufata umwanya nanone wo gusengera muri aya magambo. Data, turagushimye ko uri umubyeyi w'imbabazi, tugushimiye ubuntu bwawe no kugira neza kwawe, byose twabihawe n'ubuntu n'imbabazi. Twe nta giciro twishyuye, nta kiguzi, nta kintu na kimwe twatanze. Umuririmbyi yararembye ngo nibesherejweho n'ubuntu bwawe, beshwaho n'imbabazi zawe, beshwaho n'urukundo. Ku bwanjye sinakiranutse, ku bw'umuryango wanjye sinari gukiranuka, aho navukiye sinari kuhakiranukira, ariko aho turi mu isi, aho tugendagenda mu isi, tubeshejweho n'ubuntu bwawe. Ku bw'amaraso akomeye, ku bw'amaraso y'igiciro, ku bw'amaraso yamenetse ku musaraba, yabaye inshungu kugira ngo ducungurwe. Naracunguwe, kandi ubwo buntu nibwo mpagazemo. Ndagushimye kunyemereye, ngushimiye ku bw'uyu muntu wawe, ngushimiye ku bw'uyu mwana wawe, ngushimiye ku bw'uyu muntu waremye, kugira ngo mu gihe nk'iki uzemere ko dusangira aya magambo akomeye yahumetswe n'akanwa kawe, maze arandikwa. Umuhe umugisha aho ari, umugisha imirimo y'amaboko ye, umugisha umuryango we, umugisha imigambi ye n'imitekerereze ye, kugira ngo arusheho kwaguka. Tugiye kubana muri iri jambo. Iri jambo rero ryahumetswe nawe, ridutungira ubugingo, ridukomeze muri uru rugendo, kuko nta kindi cyadukomeza. Njye sinakwishoboza, Mwuka w'Imana uri muri njye niwe umbwiriza, niwe unyigisha ibyo mvuga nuko mbivuga. Naho ubundi njyewe navuga ibyanjye nk'umuntu, ntaba ari njye, ahubwo abe ari njye muri wowe, kugira ngo nkoreshwe nawe muri uyu mwanya. Icyubahiro kibi cyawe, ni mu izina rya Yesu Kristo urakoze. Amen, amen. Tudatinze reka turambura igitabo cya Yosuwa. Hanyuma nitumara kurambura igitabo cya Yosuwa, turebe ibice bibiri y'iki gitabo cya Yosuwa, tuganire muri aya magambo hafi igice cyose cya kabiri iki gitabo cya Yosuwa. Mutwe w'amagambo uravuga ngo Rahabu yakira abatasi abahisha. Barishitimu Yosuwa mwene Nuni yohereza abagabo babiri rwihishwa ngo bajye gutata. Arababwira ati, nimugende mwitegereze igihugu cyane cyane i Yeriko. Nuko baragenda binjira mu nzu ya maraya witwa Rahabu, bararamo. Murongo wa kabiri. Umwami w'i Yeriko abwirwa yuko muri iryo joro haje abagabo bo mu Bisiraheli gutata igihugu. Uwo mwami atuma kuri Rahabu ati, sohora abo bagabo bari iwawe, kuko bazanywe no gutata igihugu cyose. Murongo wa kane. Ariko uwo mugore ajyana abo bagabo bombi arabahisha. Abwira intumwa ati, ni koko iwanjye haje abagabo, ariko ntazi aho baturuka. Nuko bumaze kwira, igihe cyo kugarira kigeze, abo bagabo baragenda, sinzi aho bagannye. Nimubakurikire n'ingoga murabafata. Ariko babatasi yari yaburije inzu, abahisha hejuru yayo, abatwikirira imigwegwe yari yatondekanije. Nuko babandi babagenzereza mu nzira igana Yorodani, aho bambukira. Ababagenza bamaze kugenda barugarira. Umurongo w'umunani. Umutwe w'aya magambo ku murongo w'umunani uravuga ngo basezerana uko bazabigenza. Nuko batararyama, uwo mugore arurira basanga hejuru y'inzu, arababwira ati, nzi yuko Uwiteka abahaye igihugu, kandi mwaduteye ubwoba, ndetse abari mu gihugu bose mwabakuye umutima, kuko twumvishe uburyo Uwiteka yakamije inyanja itukura, muyigezeho muva muri Egiputa, n'ibyo mwagiriye abami bombi, Abamori bo hakurya ya Yorodani, Shihoni na Ogi, abo mwarimbuye rwose. Twumvishe uwo mwanya imitima yacu isha ubwoba, nta muntu n'umwe mutakuye umutima, kuko Uwiteka Imana yanyu ariyo Mana yo hejuru mu ijuru no hasi mu isi. None ndabinginze, nimundahire Uwiteka ko muzangirira neza inzu ya data nk'iyo mbagiriye, mumpe ikimenyetso icy'ukuri yuko muzarokora data na mama na basaza banjye na barumuna banjye
nabo bari kumwe mugakiza amagara yacu ntidupfe. 14. Abo bagabo baramusubiza bati, amagara yacu mukijije natwe tuzabitura gukiza ayanyu nitutababura. Uwiteka namara kuduha igihugu tuzakwitura ineza y'iby'ukuri. Arabohereza, arabamanura, abamanuza umugozi abanyujije mu idirishya, kuko inzu ye yari hejuru y'inkike y'umudugudu, niho yari atuye. Nuko arababwira ati, mujye mu misozi kugira ngo mudahura n'ababagenza, mumareyo iminsi 3 mwihishe, kugeza aho ababagenza bazahindukirira nyuma muzigendere. Murongo wa 17. Abagabo baramusubiza bati, iyi ndahiro uturahije nta mugayo uzatubaho. Nitugera muri iki gihugu uzapfundike akagozi gatukura ku idirishya uducishijemo. Ariko so na nyoko na bene so nabo mu rugo rwa so bose uzabateranirije iwawe. Nihagira umuntu uva mu nzu yawe agasohoka, amaraso ye niwe azabarwaho, twe nta rubanza ruzatubaho. Kandi umuntu wese uzaba ari hamwe namwe mu nzu, amaraso ye azatubarweho nihagira umwakura. Ariko nutubura ntituzagibwaho n'urubanza rw'indahiro uturahije. Kadusoreze ku murongo wa 21. Nawe arababwira ati, bizaba nk'uko muvuze. Maze arabasezerera baragenda. Nyuma apfundika akagozi gatukura ku idirishya. Amen, amen. Nyemerera dushima Imana ku bw'aya magambo atari make dusomye muri iki gitabo cya Yosuwa, bice 2, imirongo igera kuri 21 yose. Ni amagambo akomeye kandi nifuza ko tuganiraho mu gihe gito, ariko kugira ngo uze kumva icyo nshaka kuguha muri uyu mwanya. Intego y'amagambo yanjye nifuza ko tuganiraho, cyangwa se intego nifuje ko tuganiraho kuri aya masaha, ni ijambo ikimenyetso. Mukanya dutangira nababwiye ngo Bibiliya yakabaye kataloge y'umurokore, umukirisitu wakijijwe, wamenye inzira akwiriye kucamo y'ubugingo buhoraho. Ikimufasha ni iki? Ikimuyobora ni iki? Ni iki gitabo kirimo amagambo y'ubugingo. Twasomye inkuru isa naho ari ndende, inkuru y'umugore bita Rahabu. Rahabu Bibiliya yatubwiye amagambo akomeye. Rahabu Bibiliya yatubwiye ko yari indaya. Indaya yabagaho mu buzima bwo kwicuruza nk'uko tuzi ubuzima bwose indaya zibamo. Niba tuzi ko indaya ziba ku muhanda ziteza abagabo kugira ngo zibone amafaranga, ngubwo ubuzima Rahabu yarabayemo. Bibiliya itwereka umuryango wa Rahabu, yatubwiye n'abari hanze ariko bashobora kuba bari kumwe nabi wabo, bagombaga gukira. Amagambo akomeye Yosuwa amaze kohereza abagabo bagiye gutata igihugu, umwami amaze kumenya ko binjiye mu gihugu, igihugu cyose cyagize ubwoba, abantu bagira ubwoba, abantu bahinda umushitsi, kuko bari bamaze kumenya neza aba bagabo baribo. Baravuga bati, aba bagabo b'Abisirayeli ubwoko butoroshye, ubwoko bukomeye, kandi ubwoko bugendana n'Uwiteka. Bamenya ko bagiye he? Ku ndaya. Ndashaka wumva aya magambo mu buryo bukomeye. Rahabu yakira aba bagabo, mu by'ukuri abagerageje gusobanura cyangwa se abagerageje gutanga ubusobanuro bukomeye bwa Bibiliya, urumva Rahabu mu bigaragara nuko yari indaya. Umugabo wese ntiyanyuraga kuri we. Rahabu yakiraga umugabo wese abonye, kuko yashakaga amafaranga, niho yakuraga amaramuko, niho yakuraga ibimutunga, niko ubuzima bwe bwamutegekaga, niko bwamuyoboraga. Na n'uyu munsi dufite abantu benshi babayeho mu ubwo buzima. Arya ari uko yicuruje. Iyi ndaya ibonye umugabo itangira kumubaramo igishoro, itangira kumubonamo isukari, itangira kumubonamo akawunga, itangira kumubona yo kwishyura inzu, kuko niho ubuzima bwayo buri. Uyu Rahabu akibona aba bagabo, nawe ari muri ba bandi bari muri cya cyiciro nk'iki babagaho muri bwa buzima. Yumvaga ko abonye abagabo bafite amafaranga, yumvaga ko abonye abagabo bashobora kumufasha ubuzima bwe bukagenda neza. Arangije arabakira. Ariko ndagira ngo wumva aya magambo akomeye. Uyu Rahabu yahishuriwe bikomeye kuruta uko uyu munsi wowe ushobora kuhishurirwa. Iyi ndaya yari izi neza ko muri Isiraheli
harimo Uwiteka, Imana ikomeye, Imana ihambaye, Imana ivuga igakora, Imana ikora isi ikabimenya, Imana ikora abantu bose bakabyumva, Imana ikora igihugu cyose kigacamo umuyaga, umuntu wese akavuga ngo Imana irakoze. Uyu mugore Rahabu hari ibintu bigera kuri 3 namwigiyeho kandi bikomeye. Rahabu yari afite guhamya Imana yumvishe nubwo witari muri we. Rahabu yari afite kwizera kudasanzwe kubyo yamaze kumenya Uwiteka akora. Rahabu muri we yari afite gushira amanga. Nyumvira, umwami amaze kohereza intumwa zigeze kwa Rahabu, zo zaje zumva ko zije kureba abagabo baje kugura nkuko bisanzwe. Abo bagabo baravuze bati uko byagenda kose Rahabu nta mugabo wamucika. Rahabu azi gufata neza abagabo. Rahabu arabashakamo amafaranga. Niba amaze kubona amafaranga ari buze kubaduha. Ariko Rahabu yamaze gusobanukirwa neza abo yakiriye abari bo. Ndashaka n'ujya utambuka ugaca iruhande rw'umuntu ajya avuga ati uyu mugabo, ajya avuga ati uyu mugore, uyu mukobwa, uyu musore twamenye Imana iri muri we, twamenye ibasha gukora igendana nawe, mu mwitondere. Rahabu yitondeye abagabo cyane. Bibiliya yambwiye ngo Rahabu icyo yakoze, yazamukanye abagabo ajya kubahisha mu nzu ye cyangwa se hejuru y'inzu ye, ngo arunda imigwegwe arayitondeka, arayirunda, ayitwikiza aba bagabo. Yarazi impamvu aba bagabo bari kumwe nawe, yarazi ikizanye aba bagabo, yarazi ko aba bagabo byanze bikunze bazafata iki gihugu. Yavugaga ati Yeriko aho buzakera izaba Bisirayeli, niba binjiye mu iki gihugu twamenye iby'Imana yanyu ikora. Niyo mpamvu nshize amanga ndavuga ngo Uwiteka ari kumwe namwe. Hanyuma rero mwa bagabo ndabahishe, maje kuyobya, namaze kurenza uburari, abaje iwanjye batumwe n'umwami. Igihugu cyose cyagize ubwoba, igihugu cyose kiri guhinda umushitsi, cyamenye ko mwaje gutata iki gihugu kandi kibagenza turakizi, nuko mushaka iki gihugu. Haleluya. Rahabu yaranshimishije cyane. Uyu Rahabu yarahanuye kandi ntawamuhanuriye. Rahabu ntago twigeze tubona aho Bibiliya yatubwiye kwigishwa n'abamwigishaga kugira ngo ahindukire. Rahabu nitwigeze tubona ko yakijijwe. Rahabu nitwigeze tubona ko hari uwamubwirije. Rahabu ubwe ibyo yari yamenye biri ku Mana, biri ku Uwiteka, biri mu Bisirayeli, ubwoko bw'Imana yatoranyije. Nibyo yari akwiye guhamya, nibyo yari akwiye kwatura nubwo ari mu kazi k'uburayi. Nyumvira amagambo yaje gukora ku mutima wanjye, nkumva ntinye Rahabu, nkavuga ngo ngiri umugisha nkabona Rahabu, namubaza amagambo akomeye. Muri iyi minsi tubana n'abantu batandukanye, ari wowe ari njyewe. Imana iri kuvugana nawe iki muri iyi minsi? Ni iki Imana yavuganye nawe? Ubahe kubera ko Imana yavuganye nawe? Ufite ibintu kubera ko Imana yavuganye nawe? Hari n'ibyo witegura kwakira kubera ngo Imana yabikubwiye? Ariko ndibuze gusubira inyuma gato nkubaze, ubuzima bwa buri munsi ubamo kuva ku wa mbere kugera ku wa kabiri, ubwo buzima nibwo Rahabu yabagamo. Nta jwi yigeze yumva, nta muhanuzi wanyuze iwe, ntanyuze mu bana be, ntanyuze kuri se na nyina, ntanyuze muri bene wabo bakubwire ngo Rahabu azabakiza, Rahabu azakizwa. Oya, Rahabu yari indaya. Hanyuma aba bagabo arangije kubabwira aya magambo, amaze kubururutsa, ubwo yari yamaze kuyobya uburara bari baje gufata aba bagabo, arangije ababwira ati tumaze kumenya Imana ibyo yabakoreye hakurya y'inyanja, imaze gukamya inyanja, iyo Mana yabanye namwe, Uwiteka yabanye namwe agatuma mutsinda abami bo hakurya babiri, iyo ngiyo niyo tuzi ko ibazanye. Ngewe Rahabu nk'indaya namenye ko ari ibazanye muri iki gihugu, kandi ndabizi neza ko muzagitsinda, ndabizi neza ko iki gihugu muzagifata. Uwiteka yamaze kukibagabiza. Aba bagabo bumva amagambo akomeye ari muri Rahabu, bumva nta wundi muntu wayahamya, bumva nta wundi muntu wayavuga uretse uwamaze kugira ihishurirwa, uwamaze kumenya ko Imana ikora. Ni uhagarara ahagaze akavuga ati mpagaze hano ngutegereje nk'Imana, ngutegereje nk'umubyeyi. Hari ibihamya ibyo wakoze, ibyo wakoze birampamiriza ko nibisigaye uzabikora.
umuhanuzi yavuga, umuhanuzi atavuga, nakwerekwa ntakwerekwa, narota ntarota, ibyo wakoze ku buzima bwanjye ni ikimenyetso. Ku musaraba niyo bendera ryacu twabakijijwe, twemeye n'isoni zawo ni utuneshereza. Rahabu, ikintu nashatse kuvuga gikomeye kuri aya magambo ni kuvuga ikimenyetso. Umusaraba, ibendera ryacu abakijijwe duhamya aho twakiriye. Kuba nitwa umukristo, kuba nitwa uwakiranutse, kuba nitwa ukijijwe, kuba nitwa uri mu rugendo, kuba nitwa umwana w'Imana, simbiheshwa nuko mbyishakamo, ahubwo ikimenyetso gikomeye cy'amaraso yamennye ku musaraba i Goligota niyangira umukiranutse, niyangira umwana w'Imana, niyo yampinduye uwo ndi we. Umunsi niyo mpamvu ntambuka nkumva mfite amahoro, umunsi niyo mpamvu ngenda nkumva ndashubijwe, umunsi ndahura n'igikomeye nkakibwira nti imbere yanjye nubwo uhahagaze urimo uragenda urigita nkureba, nta kindi kinkomeza. Haleluya. Hanyuma uyu mugore yagize iyerekwa rikomeye, yivugira amagambo akomeye, sindi buze gutinda. Aba ngo maze kumenya neza ko iki gihugu muzagihabwa, maze kumenya neza ko iki gihugu ari icyanyu, maze kumenya neza ko Yeriko muhafite. Munyemere mbasaba akantu gakomeye, icyama uyu munsi nawe ukagira iyerekwa rikomeye, icyama nawe umunsi ugahishurirwa, icyama nawe umunsi ukabasha kureba, icyama nawe umunsi ukabasha kubona. Wenda wabona ko hari igikomeye ariko gifite igisubizo nubwo kikuruhije. Arabwira ati igihe cyanjye cyo gukira cyageze, ubwo benshi bazarimbuka muri iki gihugu, ubwo benshi batazabona Imana, ubwo benshi batazabona ubwoko, ubwo benshi batazatura ngo babeho, ubwo benshi bagiye kurimbuka, ubwo benshi bagiye gushira. Ariko ngewe ndabasaba, nanjye nakijije ubugingo bwanyu, nanjye nabarokoye maze kubona Imana iri muri mwe, nanjye ndabasabye muzanyibuke n'umuryango wanyu, muzankize, muzandokore. Haleluya. Rahabu abagabo baramusezeranya, bamubwira amagambo akomeye nshaka ko nge nawe dusangira muri uyu mwanya. Baramubwira bati, turagusezeranya ubwo tuzagaruka muri iki gihugu, ubwo tuzaza gufata uyu murwa, ubwo tuzaza gutura muri uyu mudugudu, turakurahira Imana ihoraho iyahagararanye natwe. Iyo wowe wahamije Rahabu, iyo wavuze n'akanwa kawe, niyo tukurahiye ihoraho. Nukuri kose iyi nzu yawe waturokoreyemo, iyi nzu yawe dukirijemo, ahangaha niho tuzakurokorera n'umuryango wawe. Nshuti yanjye unkurikiye umwanya, aho Imana yavuganiye nawe, aho ngaho hagume uhategerereze, niho Imana izagusanga. Bakozi b'Imana bakunda kutubwira amagambo ngo ahantu wasebeye ngo ni Imana izagutabarira. Impamvu ni iyihe? Nuko bakubonaga batakubonamo icyerekezo, batakubonamo ubuzima, batakubonamo umugabo, batakubonamo umuntu. Uyu munsi niwe wakwiye kukubonamo umugabo, niwe wakwiye kubonamo umuntu. Disi runaka avuyemo umuntu, muramwibuka, ni runaka, disi yabaye umugabo, yarabyibushye, twabonaga nta buzima, twabonaga atavamo umuntu, ariko uyu munsi niwe muntu. Haleluya. Uyu Rahabu, aba bagabo baramubwira bati, icyo tugusaba ni kimwe, turagusaba kuguma mu nzu yawe, turagusaba gufata abo kwa so, abo kwa nyoko, bene wanyu, babandi bose babana ni wanyu, ubazane mu nzu yawe. Mu by'ukuri iyi nzu nk'uko twayibonye yari inzu ntoya. Bibiliya ntituhatataye iyi nzu, ariko ntawe nk'umuntu utekereza inzu yari isakaje imigwego, inzu ya Marayi isakaje imigwego, aho yakirira abagabo be, aho yakirira abakiriya be, kugira ngo abashe kubaho, kugira ngo abone ubuzima bwigira imbere. Ntabwo Bibiliya igeze twereka ko Rahabu yahagaritse uburaya. Rahabu yakomeje kuba indaya, Rahabu yakomeje kwakira abagabo nkuko byari bisanzwe.
Rahabu arangije afata umuryango we awuzana mu nzu ye, abatuza mu nzu ye, abiwabo bose arabazana, ndetse abagabo baramubwiye ngo nabo muzaba muri kumwe nabo tuzabakiza, amagara yabo azabarwa kuri twe. Barangije aba bagabo baramubwira bati uzava mu nzu yawe akagenda amagara ye ntituzayabazwa, amaraso ye ntazatubarwaho. Rahabu arangije aragenda azana abo kwa se, azana abiwabo, azana bene wabo, azana inshuti ze, abarunda mu nzu. Ntabwo yarazi umunsi n'isaha, ntabwo yarazi igihe aba bagabo bazagarukira. Inshuti yanyu uri kumva uyu mwanya, wowe uri kunyumva, unteze amatwi, uri kundeba, ntuzi umunsi n'isaha uzakemurirwa ikibazo cyawe. Ntabwo uzi uko bizagenda, kabone nubwo waba ufite amakuru uko bizacamo n'inzira zose bizacamo, ariko hari ubwo utazi umunsi n'isaha. Kenshi iyo twigaga amagambo, kenshi iyo batwigisha guhera mu ishuri ry'abana, batubwiraga ko n'ejo Yesu yagaruka. Ntabwo tuzi umunsi n'isaha azazira, kandi naho atazi uyu munsi, Petero yasobanukiwe impamvu, aravuga ngo n'urupfu rwagutungura. Niba n'urupfu rwagutungura, n'impanda ushobora kutayumva, amatwi yawe atayumva, ariko uyu munsi n'urupfu rwagutungura. Ntuzi umunsi n'isaha. Ndashaka nkumvisha amagambo akomeye. Niba uriho ikimenyetso cy'amaraso, niba uriho ikimenyetso gikomeye, niba uriho ikimenyetso cy'umwana w'intama, utegereze, kandi aho urindiriye aho niho azagusanga. Ntuzi umunsi n'isaha. Ejo bundi twagusezera tukaririmba ngo aheza mu ijuru tuzahurirayo bagenzi, hanyuma tukagusezera ukagenda amahoro. Rahabu niho yari ari n'umuryango we. Rahabu arangije abwira se na nyina, niko biratubwiye, muze mu nzu yanjye. Inzu yarimo imigwegwe, muze mu nzu yanjye. Arakomeza ashyira imigwegwe hejuru y'inzu. Rahabu aragenda arakomeza akora uburaya bwe, arakomeza agenda ashaka abagabo, akaza agatunga bene wabo aho yabasize, nta n'umwe uvuyemo. Akaza yasanga hari uwasohotse akamubwira ati garuka mu nzu. Ntabwo tuzi umunsi n'isaha aba bagabo bazagarukira. Ntituzi umunsi n'isaha Uwiteka azazira muri iki gihugu, kandi ubwo azaza abatari kumwe nanjye bazapfa, abatagumana nanjye bazapfa. Barangije baramwumvira. Bamaze kumwumvira, baguma munsi y'inzu imigwegwe, aho niho barindiriye. Umva ijambo rikomeye ngo aba bagabo barangije basezeranya. Uyu mugore Rahabu baramubwira ngo aha watumanuye mu idirishya ryawe upfundikemo agatambaro gatukura, kimenyetso cy'amaraso. Haleluya, haleluya. Nawe uri ikimenyetso cy'amaraso y'umwana w'intama, nawe uri ikimenyetso cy'amaraso itukura. Iki kimenyetso nicyo kigaragaza uwo uri we. Rahabu nubwo yagendaga mu mirimo ye y'uburaya, Rahabu nubwo yajyaga gushakisha ubuzima, Rahabu nubwo yazaga agakomeza kurera abo mu nzu ye ndetse n'abari kumwe nawe, yari afite ikimenyetso. Avuga ati ndabizi hari umunsi bazagaruka, hari umunsi Uwiteka azaza muri iki gihugu, hari umunsi Uwiteka agiye kwinjira muri iyi nzu yanjye, hari umunsi Uwiteka agiye kurengeraho mu rugo rwanjye, kuko nta magambo akomeye yaravuze ngo azantungana n'urugo rwanjye, ngo bazamboneraho umugisha, hanyuma nanjye ndakomeza imirimo yanjye. Nuko mukora imirimo yanyu, nzajya mbafasha mu mibabaro, Uwitanga ndamugororera, ndazavuba umuseke utambitse. Nuko mukora imirimo yanyu. Rahabu akomeza imirimo ye. Rahabu arakomeza uburaya, hanyuma araza. Rahabu akaza akareba nyirarume agasanga aracyahari. Rahabu akaza akareba se wabo agasanga aracyahari. Yasanga hari umwana yasohotse akajya kumugarura. Ngwino turiho ikimenyetso, hari umunsi Uwiteka azaza muri iki gihugu, kandi naza agasanga wasohotse uzapfa. Utariho ikimenyetso cy'amaraso y'intama, utariho ikimenyetso cy'amaraso y'umwana w'intama w'Imana, azapfa, azarimbuka, azatsembwaho. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo ubugingo butabonye Imana buzapfa. Ntibinsaba kuvunika, ntibinsaba gusakuza, biransaba gutekereza njye nawe kuri aya magambo.
Rahabu arangije apfundika ka gashumi gatukura aho babaga wamanukiye. Aka gashumi karatwereka iki? Aka gashumi karagereranya iki? Aka gashumi karatubwira iki? Ni ikimenyetso gikomeye cy'amaraso. Ni ikimenyetso gitukura kitwereka umunsi data azaza muri twe, umunsi data azaturokora. Iyi mibabaro mubona, iyi mihate, izi mvune, ubuzima, hari umunsi bizarangira, hari umunsi bizashira. Rahabu akomeza kubana n'abavandimwe be, Rahabu akomeza kwakira abakiriya. Niba hari umukiriya wa Rahabu wari indaya, uwo munsi ubwo Uwiteka yamanukaga muri iki gihugu, nawe yarakize, kuko abaga bamubwiye amagambo akomeye. Baramubwira ngo nuzaba ari kumwe nawe, uwo munsi uwo muzaba muri kumwe, amagara ye napfa tuzayabazwa. Abaga barangije babwira Yosuwa ngo hari umugore watugiriye neza, aho twanyuze twahashitse ikimenyetso gituku. Umwisirayeli wese ubwo bazengurukaga bari bazi neza ko ari ahantu hari ikimenyetso. Haleluya, haleluya. Nimwibuka Pasika neza mukayibuka. Umuntu wese wari kumwe n'Abisirayeli ubwo Mose yavugaga ya magambo, abasize amaraso ku nkomanyirizo z'imiryango, naho batari Abisirayeli bararokotse, barakize, babayeho. Ariko yaza kuba n'Umwisirayeli udafite ikimenyetso cy'amaraso ku nkomanyirizo y'umuryango, yagombaga gupfa. Iyi ni Pasika. Oh, haleluya. Dufite ikimenyetso cy'amaraso, dufite ikimenyetso cy'amaraso. Nakubwiye ngo uyu Rahabu ntawamuhanuriye. Abantu benshi babaye bashaka kumva ubuhanuzi, abantu benshi babayeho amatwi barya bashaka kumva inyigisho ziwanye n'irari ryabo. Abantu benshi babayeho batagira guhamya muri bo. Abantu benshi babayeho nta byiringiro, nta bibiringiza. Abantu babayeho nta bihamya bafite. Abantu barahakana bari bo, abo bari bo barabihakana. Ariko Rahabu yemeye ko ari indaya, yemera ko yakira abakiriya, akomeza gufata ikimenyetso. Atwikira abo mu muryango we. Inzu ya Rahabu yari inzu itwikiriye imigwego, ariko Rahabu yakomezaga akazi, akaza gutunga bene wabo. Arababwira ati nta uzasohoka mu iyi nzu, mwese nzabatunga, kuko ninjye uzaho ikimenyetso kiri. Ese nawe ufite ikimenyetso cy'amaraso y'umwana w'intama w'Imana? Nawe ufite guhamya muri wowe? Nta kintu ushingiyeho, ushingiye ku kimenyetso. Komeza guhagarara mwaya magambo, komeza gukomera kuri iki gitabo, hanyuma magambo y'ukura kuyobore, igitabo cy'ukuri kikuyobore, umuhanuzi w'ukura kuyobore, kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bw'umwanzi, tudatsinzwe n'imibereho. Umunsi abantu benshi barashinguka mu byo kwizera, nta kindi kibibakuramo, baratenebutse, baracogoye. Isi iramereka ko ifite umuvuduko, ariko hari ikimenyetso gikwiye kuba kuri wowe. Nshuti wowe unyundikiye muri uyu mwanya, nshuti wowe uri kunyumva muri uyu mwanya, nta kintu nakora ngo mpindure imitekerereze yawe, nta kintu nakora ngo mbashe kugukonveka. Ariko nusoma aya magambo, ariko niwicara ugatekereza kuri aya magambo, ariko niwicara ugatekereza ku byanditswe, bibashe kukubera inkomezi. Ubwacu turi bihamya biduhamiriza ko nibisigaye Imana izabikora. Data, turagushimye kuri umubyeyi imbabazi, tugushimiye ubuntu no gukomera kwawe. Ntabwo dukomezwa n'ibitangaza tubona, aho dukomezwa n'ibyo wavuze. Ijambo wavuze ukarisohoza, ukaduha umwana wawe w'ikinege akadupfira ku musaraba i Golgotha, bikaba ikimenyetso cy'amaraso. Twe ntabwo dukora ibibi kugira ngo tukubabaze, dukora n'ibyiza ngo tukunezeze, kuko igidukwiriye no kwizera, tugahagarara muri iri jambo dushikamye. Amaraso nicyo kimenyetso kitwukuraho umwanda wose. Amaraso nicyo kimenyetso kibasha kutweza. Ubwacu tuvuga ibikwiriye, rimwe na rimwe tugateshukwa, ariko dukwiye gukomezwa n'ikimenyetso, tugahagarara dushikamye twizeye ko umunsi umwe, umunsi uzagera, icyubahiro kibi cyawe kandi gukomera kubu kwawe dutsindishirizwe nawe, kuko uri umubyeyi imbabazi. Umuntu wese wumvisha aya magambo abinkomezi ku mutima we, akomezwe nawe, atsindishirizwe nawe, kugira ngo wa munsi nugera iki kimenyetso kizabe kimurokora, kizabe kimukiza,
birakwiriye. Maze abari gutentebuka, abari guteshuka kubera imibereho, kubera ubuzima, kubera ibihe birimo biratentebura abantu, ibihe birimo biracogoza abantu, ariko abo bose barakomezwa n'amaraso, barakomezwa n'ikimenyetso. Urakoze kugize neza, icyubahiro kibi cyawe, mu izina rya Yesu Kristo urakoze. Amen, amen. Imana iho umugisha, mwakoze cyane.